ihame ry'umunsi muri kumwe na REV Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Nkuko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Mbese urashaka kwimuka ahantu uri? Mbese itangira ryawe ryari ribi? Ese itangira ryawe ryari rito? Umva amahirwe ya kabiri rero nkuzaniye. Soma Yobu 8:6. Aravuze ngo iyaba waruboneye kandi ugakiranuka, byatuma iguhugukira, igashyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse. Nubwo itangira ryawe ryari rito, ariko amaherezo yawe uzunguka cyane. Ni ibintu bibiri byonyine ugomba gukora. Icya mbere ni ukubonera, icya kabiri ni ugukiranuka. Imana ikahita ihuguka ngo irahita ishyira ihirwe mu kibanza cyawe. Ngo ibyo yakoreye Dawidi kiriya gihe, ikamukura mu ntama yaboneye agakiranuka, ikamugira umwami, ngo irabikorera wowe uyu munsi. Abayobora 13:8 Yesu Kristo ko yarahari ejo n'uyu munsi nikakiri kandi nikazahora iteka ryose. Amena. Ngo uko yabikoreye Yosefu, ngo uyu munsi nubonera ugakiranuka, ngo uko yamugize minisitiri, ngo nawe irakuzamura. Ngo itangira ryawe ryari rito, ngo ariko irakuzamura nawe gushyire ku rundi rwego rujyanye n'icyerekezo urimo ushaka kwerekezamo. Ngo uko yabikoreye Moridekayi wari uri ku irembo ibwami, ngo nawe nikiri bukuzamure. Ngo nubwo itangira ryawe ryari rito, ngo ariko amaherezo uzunguka cyane. Ndagira ngo soze nkubwira ngo ibukuriwe kuko biri mu bigize amahame. Shalom.